twebwe agakiza gakwiye kuba karadusigiye nubwo waba utari umukiranutsi byibuze ukaba ufite indangagaciro, ariko nanone haba Kristo dukwiye kurushaho kwera imbuto z'umwuka, nabyo ni indangagaciro. Reka ngaruke ku mwana rero. Umwana nubwo yaba ataragira amahirwe yo guhura na Yesu, ibintu bihagije wamuhaye ntibizatuma ashihurana, ntibizatuma yiba, ntazabaho ubuzima bubesha. Hari ibintu wamureberaho ukavuga ati byibuze agakiza ko dutegereje ko Imana izakamuha mu gihe gikwiriye, ariko hari ubumuntu afite. Rero izo indikateri wazireberaho kumenya niba umubyeyi yaramuhaye ibihagije. Urakoze. Murakoze. Ngiye ikibazo nari mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, murabona muri no misi generation twige abana turiho, umubyeyi nyine ashobora kuza akaguhereza buri kimwe cyose ukeneye, ariko ntabwo babasha kumenya ngo ngewe nk'umwana nkunda iki cyangwa muri ibingibi activities zanjye zisanzwe. Ikibazo gihari ko mwamaze kubona ko hari ikibazo ko ababyeyi nyine tutari connected n'abana, ni iyihe nama mwagira ababyeyi kugira ngo basange abana babo wese babashe kugira ngo babisanzureho? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ese hari inyigisho zaba zihari? Hari umwana ukura tuvuga ko ababyeyi bacu ari abakristo, ariko nta na rimwe umubyeyi yari yaza kubwira ati mwana wawe tujye gusenga cyangwa tube turi gusengana mu rugo. Hari inyigisho zaba zihari zafasha abana kugira ngo bamenye gusenga cyangwa babigere gusenga? Murakoze. Ni nkaho bajije ngo nta nyigisho zihari zatuma abana bigwanaho ko ababyeyi bahuze. Nico kibazo cy'ukuri. Mu mugambi w'Imana mu muryango ntabwo Imana yateguye ko umwana abaho yigwanaho. Bagomba kumwubakamo bya bintu byose navuze mu muryango. Reka mbaho urugero rworoshe nigiye ku Bayahudi. Muzi ikintu cyambabaje mu buzima n'ukuntu ibintu nzubu nabimenye narangije kubyara. Iyo mbimenya kera, ariko mwe reka mbibabwira, hacarimwe abantu bato babyara. Nababwiye ko umwana yakigwa nyene mu bice bitatu, nababwiye ibintu umwana akeneye. Rero mu mugambi w'Imana ntabwo Imana yategura ko umwana azabaho yigwanaho. Nabyo biba bijya gusa n'ubupfubyi bwo mu isi y'umwuka. Reka ntange urugero rw'Abayahudi. Abayahudi aho nagerageje kuba mu miryango yabo, hari ikintu kimwe nabigiyeho ciza nakunze. Saba Kristo n'abantu mu idini rya Kiyahudi. Iyo umuyahudikazi yasamye inda, umugabo afite umukoro wo gusoma ibitabo 5 bya Mose kandi avugira hejuru. Abwira umwana ari mu nda, uzaba umutwe ntuzaba umurizo, uzaba igisubizo ntuzaba ikibazo, amahanga azakuguzaho ntuzajyayo. Akabwira umwana ari mu nda buri munsi ategetswe kubisoma, buri munsi. Umugabo hanyuma iyo umwana avutse bamuzana mu isinagogi ku munsi wa 8 bakamumurikira Imana. Umugabo akazakomeza kubisoma bya bindi kugeza umwana kwije imyaka 2. Muzi ikintu gitangaje, umwana yiga kuvuga nzaba umutwe sinzaba umurizo, ndi igisubizo ntabwo ndi ikibazo. None twego arakubwira ngo dore uko kireba, dore uko aresha. Ntabwo abana bose bagomba kuba bambere mu ishuri. Niba yabaye wa 5 nabwo yagerageje, mushimira ibyo, mwubake mwimbaraga, mubwire ko avuga neza, aseka neza. Biri mu nshingano y'umugabo, mu nshingano 7 z'umugabo. Kwigwanaho rero ntabwo byari umugambi w'Imana. Noneho reka mbabwire ikindi, iyo umwana kwije imyaka 2 bahita bamujyana mu irerero rya Kiyuda, kubera ko bamutwara ku myaka 2. Twebwe ingando dukora turangije secondaire bo bazikora ku myaka 2. Kuba ari kugira ngo batanguranwe nuko karagiteri yiforma igihe kigena umwana wazabawe. Habara abagabo, abasaza n'abagore babahanga bashinzwe kumenya impano y'umwana n'umuhamagaro uri ku buzima bwe. Kwa kuntu umwana kina to butwondo nibwo bavumbura impano ye.
bazamujyana mu ishuri bakurikije impano bamubonanye. Abenshi muri mwe mwize ibyo ababyeyi bashaka nibyo babahitiyemo, nta nubwo biri mu mpano yawe. Umuntu ajya kumenya impano yakwije imyaka nka 50, kandi ubwo agakwiza imyaka 50 atarahaga n'ibyo kurya. Muzi umusaruro mwiza bigira kuri abo Bayahudi, n'abambere mu gisirikare, n'abambere mu buhinzi. Natangajwe n'ukuntu Isirayeli irangana n'u Rwanda, bahinga ku buso bwa 30%, ahasiga hose n'ubutayu, ariko isi yose yigira guhinga muri Isirayeli. Hanyuma n'abambere abantu batwaye ibikombe bya Prix Nobel benshi ku isi n'Abayahudi. Muri Jeux Olympiques ubushize mu Bufaransa nibo batwaye imidari myinshi ya zahabu. Imana yabavuzeho ko ari umutwe. None twebwe urubyaro rwacu turuha umuceri na minervare, amarangamutima yabo ntituyitayeho. Kuri ngewe dukwiye kwihana, kubera ko no gukorera habe natwe gukorera umurimo hirya y'umugambi w'Imana nico cyaha gikomeye kuruta ibindi. Uzi kuzapfa, reka nkubwize ukuri, icyo Imana yakuremeye naco izakubaza umunsi uzahagarara imbere y'Imana. Hari umunsi uko wavutse mu nda mama wenyine, ariko uzahagarara imbere y'Imana uri wenyine, bakubaze ngo wamenye icyo Imana yakuremeye, hanyuma ukimenye waragikoze. Hari ibibazo nk'icyo mugomba kumenya gusubiza. Naremewe iki? Ni iyihe mpano mfite? Ni uwuhe muhamagaro uri ku buzima bwanjye? Ni iyihe miryango ikinguye? Ni izihe nzitizi nagize mu buzima? Ni uruhe ruhande mfitemo imbaraga? Ni bande bafatanyabikorwa? Reka mbedeke ibyo. Nutamenya gusubiza ibyo uzakora ibintu bike mu bwami bw'Imana pe. Rero hanyuma generasiyo ihari, ababyeyi ntibabafitiye umwanya, niko watangiye ubaza. Hanyuma umubyeyi ukaba utamwisanzuyeho. Urumva nyine ba papa iyo batahaga, ndavuga mu gihe cyacu, abana bahita bajya kuryama. Ariko ntushobora gufata abana mu 2025 ngo barere nk'abo muri 64, ntabwo bishoboka. Hari ibintu tugomba guhindura imyumvire. Kimwe mu byo tugomba guhindura imyumvire, ni byiza ko duhaha, ni byiza ko twishura minervare, ariko gerageza ubinshuti n'abana bawe bakwisanzureho. Reka mbaho urugero goroshe kumva. Telefone ya papa n'iya mama niyo abana bakinisha cyane. Ni ya mama? Sawa. Hanyuma ya papa yo ifite ikihe kibazo? Yani hari utundi tuntu wareberaho ukareba nyine ubwisanzure bagira kuri papa. Papa rero na mama bagomba guha umwana ibintu bumvikanyeho kandi banasengeye. Kuko aba teenagers baba baza ahantu bakanda hari intege nke. Baba bazi uwo basaba uruhusha byoroshe, utanga amafaranga bazabacanga. Tuzi ko umwana ugoye kurera ari uruhinja, ariko na adolescence iravuna. Rero nibaza ko nitutiga ubwenge uburyo tuzafata abana, bazabaho nyene batatwisanzuraho. Hanyuma rero ikibi mutazi, iyo abonye agahungu kamushukisha urukundo. Hari ahantu hamwe nabwirije imyaka myinshi mu Buhindi, nakunda ukuntu Abahindi, na hano barabikora, Abahindi baba hano. Uzi ko Umuhindi ashobora kuva i Remera ari kuri moto, hariho umugore we n'umwana we bagiye mu mujyi kugura umugati. Cyambere bamaranye umwanya, iyo bageze bashobora kugura ice cream, hanyuma bagafata selfie. Ibyo bintu nta muhungu azabishukisha umukobwa we kubera ko se yarabimuhaye. Ariko niba atarabimuhaye, bazamubesha urukundo, bazamubwira ukuri ku bijyanye n'imyororokere kutari ukuri, kuri mu inyungu zabo, birangire bakwangirije. Murakoze. Murakoze ku nyigisho nziza muduhaye, Imana ibahe umugisha. Mfite ibibazo bitatu. Icyambere, muri kino gihe turimo cy'iterambere, hari ukuntu ubuzima buri kudutwara cyane. Mbere abagore ba mbere hari ukuntu umugabo yajyaga gushakisha, noneho umugore agasigara ari mu rugo yita ku byo mu rugo, ndetse sometimes bikoroha kubera ko umugore yabaga azi uburere ari gutanga. Ariko muri kino gihe bisa nkaho ibihe bigoye cyane, ku buryo n'umugore aragenda agashakisha, ndetse abana ubu ngubu mu by'ukuri ubusanga nk'umukozi ari uzi karagiteri y'umwana kurusha mama w'umubyara.
ese nko kuri icyo kintu muri uyu murongo twize w'umuryango w'umugambi w'Imana, ese nka ababyeyi ese tubyitwaremo dute? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ukuriye mu muryango noneho witwa ngo ni uwa gikristo, ariko mu by'ukuri mu bikorwa bitagaragara mu muryango, abana batabibona, ariko umwana akaza kugira umugisha agakizwa, ese ashobora ku approachinga gute ababyeyi mu buryo bwo kwintroducinga muri bya bice bitatu twabonye mu gice cy'umwuka, kugira ngo ababyeyi babyumve, kugira ngo yenda uwo mucyo uje no gutazanywe na papa cyangwa mama, umwana ashobora kujya introducing ati. Ikindi nkuko mwabivuze, ababyeyi b'abamama hari uburyo byoroshye kuba approachinga abana, byoroshye kuba approachinga abamama, ariko bikagora kuba papa, ku buryo sometimes nk'iyo ubonye imico idasanzwe ku babyeyi, biragoye mu muco nyarwanda ko umwana ashobora kujya kuvuga ikintu, kuko umubyeyi ashobora kubwira wowe urinde umbwira, na nyoko ntashobora kumbwira iki wowe urinde. Ese muri ubwo buryo umwana arabimenye, yenda abonye izi training, abonye aya masomo twize, ese azabyitwara mate? Murakoze cyane. Murakoze. Ubuzima buri kudutwara. Mundebe mbabwira ikintu nico nemera. Ngiye nakoze amakosa menshi n'umupastor. Hage nari pastor kuruta kuba papa. Reka nsubiremo. Hage nari pastor cyane kuruta kuba papa. Hanyuma nagiye nabaye pasiteri, umwana wacu wa kabiri afite umwaka umwe. Madamu twinjiriye mu murimo w'Imana rimwe. Hari ijambo umushumba yakoresheje ari kunyakira, niryo ry'ukuri. Twese twitabiye Imana rimwe, kandi itorero ryacu ntabwo ryemera ko umugabo n'umugore bakorana. Yahise ajya kuyobora urusengero iyo, nanjye nyobora urusengero ahandi. Ubwo birumvikana ko abana babiri twasize mu rugo bahise bakira gutabwa. Noneho turabata tujya kubaka urusengero, dukora umurimo w'Imana, kandi twe baratwimura cyane, baranyimura koko. Hari umwaka umwe nimutse 5. Ubwo abana barambura, abana barimo kuregwa n'umukozi. Noneho ubwo nibwo batangira kunyandikira utwandiko nyine, batangiye kumenya ubwenge. Mu wa 3 no mu wa 4 mbona kwiga byanze pe. Batangira kubahana ibihano biremereye, mbaziza ko batsinzwe kandi bataramboye. Icyakurikiyeho ni iki? Nahise nkora ikosa rya rurangiza, mbatwara muri interna muri primaire, kugira ngo bigu wa 5 no wa 6 byibuze ndebe ko babasha kwiga. Baragenda bagezeyo barasonza, barakubitwa, baradukumbura, baratubura, amarangamutima yose arapfa. Ndibuka ko rimwe nari maze ukwezi inyuma y'igihugu. Hanyuma nje uwo munsi abana bari mu rugo, umwana mukuru ntiyaza kunsuhuza. Noneho musanga hari ndamaze, ntabwo ubona ko naje? Avuga ngo papa ngurega nta birenze. Ngo nubwo wamara umwaka, ngo nta kibazo naba mfite pe. Numva ndikanze. Menya ko abana banjye bapfuye, kandi mbigizemo uruhare. Nitwa pasiteri. Hanyuma uwo mukuru nagiye kumusura muri segonderi hano yigaga, barambwiye ngo uri papa wa runaka, nti ngo hano ngo ni pasiteri, ngo turamukunda, ngo ni umwana mwiza. Numva ndishimye. Mpita njya muri kantine ndamugurira, turicara ndamubaza, felicitation umwana mwiza, ukomerezaho. Arambwiye papa bakubeshe, ahubwo nta kinezeza ndigunga kwa kutubura. Nahise narababaye koko, namenye ukuntu ndi umupapa mubi. Nahise mpindura, mbazana mu rugo, ibyo muri internet ndabireka, kugira ngo byibuze buri munsi duhure. Mbabwira ikintu mpagaze ku maguru yanjye abiri. Amahitamwo yabaye menshi, hakwiye kubanza umuryango. Mu muryango ubishaka utabishaka uzahagaruka. Nujya mu kiruko cy'izabukuru uzagaruka mu rugo. Nugwara ingwara ikomeye uzagaruka mu rugo. Ndabizi uzahagaruka. Ikibabaje rero, uzagaruka ushaka gukundwa no kwitabwaho ntabyo watanze. Uzasaza ubabaye. Kuri nge rero, mu rugo dukwiye kubaka nk'ahantu ho kuruhukira. Ubu ndiho ndagerageza ku buryo
ubu ndi Desire, ndi umugabo wa Ada, ndi se wa Divina Dani, nkaba pasiteri inyuma. Nta kintu na kimwe wakora kuri ubu ngo nongere kujya kure y'umuryango, ntacyo wakora, kubera ko mu muryango ndabizi ko mpakeneye. Imana rero ntabwo yakora ikosa ryo gusenya umuryango ngo yubake itorero, ntabwo yakora iryo kosa. Oya, ahubwo ni ikibazo ca balance life. Ntituzi umwanya duha urugo, ntituzi umwanya duha gushaka amafaranga. Reka mbabaze, uba amafaranga abagabo bagiye gushaka n'abagore azagura ubumuntu abana batakaje badahari. Muzi abana bafashwe ku ngufu n'abakozi uko bangana. Muzi abana bakorewe harassment yo ku rwego ruteye ubwoba kugeza ubwo umwana agwara mu mutwe ababyeyi batabizi. Muzi abana bagwaye bwashi iwaba ari abakire. Reka ndekeraho, ntimuzakora amakosa nk'ayo nakoze. Ngewe numva tugomba kubaka ubuzima buri balance life. Twese dufite amasaha 28, ntiwaburira. Reka mbabaza, abantu bakunda umupira ntabwo babona iminota 90 y'umupira. Mu ndebere umwana ugiye umuha iminota 90 rimwe mu cyumweru, uwo mwana ntabwo yababayeho neza. Hanyuma se haburi nico twagombye kuba dukora. Hanyuma rero ikiguzi cy'ubuzima ntabwo kizagabanuka, kizakomeza kwiyongera, ariko tufata umuryango nk'ahantu w'agaciro. Biri mu mugambi w'Imana mu muryango. Hanyuma umwana yakijijwe, yahuye na Yesu ku giti cye, arakora iki mu muryango? Ngewe ninge wa mbere wakijwe iwacu. Hanyuma nyuma y'imyaka 2 mama arakizwa, ninge wamubyaje agakiza. Nyuma y'undi mwaka papa arakizwa. Hanyuma mu muryango wacu hamaze gukizwa abantu magana menshi. Ico uwo mwana akwiye gukora, akwiye gusengera ababyeyi ariko batumva, kubera ko ari gihe dusenga tubarega ku Mana kandi bumva bazaguhurusha. Ukwiye kubasengera usaba Imana imitima yabo koroha, ni byiza. Hanyuma icya kabiri ni ukwera imbuto, kugerageza kwera imbuto no gukora imirimo myiza. Icya gatatu ni ukuvuga ukuri ariko kuvuganywe ubugwaneza. Ntabwo wahangara papa umubwira ati papa mperuka gukora isanamitima ry'abana muri groupe hagati y'imyaka 4 n'imyaka 6. Turakina, mbagurira bombo, turishima, mitambabaza bya bibazo byanjye bya sondage. Ndababaza, mwabana mwe ku myaka yanyu hari ikintu nshaka kubabaje? Umwana avuga ngo papa ngo nanga ukuntu gihondagura mama, kandi bombi n'abadiakoni mu rusengero. Hanyuma numva undi aravuze ngo pastor ngo ngewe ngo nzabe umusirikare, ngo cha papa nzakirasa. Muziko turi gutaba bombe zizaturika kera. Narababaye hagati y'imyaka 4 n'imyaka 6. Nibwira ko ni byiza kubabwira ukuri ariko kuvuganywe ubugwaneza. Urabizi ko hari ingeso zimwe zitari nziza ku babyeyi, ariko we kubahangara. Hamwe y'amasengesho wasenze, imbuto wera, ukuri kuvuganywe ubugwaneza, hanyuma no kwihangana bizavugana n'imitima yabo. Nibaza ko ari cyo wakagombye kubukora. Hanyuma hagati ya papa na mama, akenshi abana begera mama kuruta papa. Ariko kuri nge hari imiterere. Ibyo ngiye kuvuga muhite mubyibagirwa, sinabihagararaho ku bantu bose, sinabigira rusange ku bantu bose. Akenshi abana b'abakobwa biyumva cyane kuri papa kuruta mama. Kimwe mu bibakomeretsa ni ukuntu abakunda papa ariko papa atamufitiye umwanya. Hanyuma abana b'abahungu biyumva cyane kuri mama kuruta papa. Siyanse ni kwivuga. Kuri nge rero ibyo ngiye kuvuga bitari rusange ku bantu bose, ariko kuri nge nibaza ko bikora. Uyu muntu biyumvamo bafitiye icizere, bakunda, niwe ukwiye kubaganiriza ku bintu byinshi. Ariko nanone akwiye kuba afite ahahurira na mugenzi we, bakumvikana icyo bagiye guha umwana. Bitari ibyo bazabacanga. Ariko approach ikwiye gukogwa n'umuntu wiyumvamo kuruta abandi. Hanyuma rero biza gukomera ryari iyo bigeze ku burere mbonera gitsina. Hari ibintu tutavuga. Yani muri Afrika birakogwa ntibivugwa. Ariko wibuke ko afite ahandi hanatorezwa. Kuri ubu nta kintu na kimwe utabwira umwana,
kubera ko ushobora gusanga azi n'ibiruta ibyo wowe uzi. Hanyuma kugira ngo tumurinde amakosa twakoresha iyo approach. Ariko niba mama ari wowe wiyumvamo papa bikaba byanze, uri umwana w'umukobwa, gerageza na mama agufashe, wakwegera umushumba wawe, wakwegera umupapa ubona w'intangarugero akagufasha. Hanyuma icyo numva ntasiga hano ni igihe umwana afite ibikomere noneho yatewe n'ababyeyi. Reka mbabwize ukuri, mu ndebe mu maso, mu bintu mu bwonko bw'umwana bidakwigwamo ni igihe avumbuye ko se aca inyuma mama we. Mu bintu bidakwigwa mu mutwe w'umwana ni igihe amenye ko mama we afite ingeso mbi. Ntibikwigwamo. Bamwe bazinutswe kurongora, abandi bazinutswe kurongogwa, aravuga ati ngewe ntasaga y'urugo nziteza. Rero nibwira ko mu gihe umwana afite ibikomere nabyo twagombye kuba tubizi, ariko dukwiye gutanguranwa tugashaka umuterapiste hakiri kare kugira ngo byibuze agabanye ingano y'ibikomere n'uburemere bitazamugiraho ingaruka kuri ejo hazaza. Reka mbwira abapapa bakuze bari hano, nagira mbibutse ko abana bacu bazi ikoranabuhanga kuturusha. Umwana umwe aheruka gufata telefone ya papa ayikonegita kuri kompiyuta ye. Ibintu byose papa akora tereta umwana arabikurikiranye, bimaze kumurenga arasara, bamujyana indera kuko byanze gukwigwamo. Nibaza ko dukwiye kuba ducekinga n'ingano y'ibikomere abana bacu bafite. Ashobora kudakomeretswa nawe agakomeretswa n'umukozi w'umurera, ashobora kudakomeretswa n'umukozi agakomeretswa n'abana bigana, ashobora kudakomerekeraho agakomerekera ku rusengero. Mu bantu bigisha abana mu matorero amwe nigeze gukora sondage mu matorero makuru hano mu mujyi, ngiye kureba ukuntu Sunday school yigishwa. Nasanze hejuru ya 60% y'abarimu ba ekodime n'abantu ngo bafite umuhamagaro, tutazi ingano y'ibikomere bafite, tutazi niveau intellectuel bafite, tutazi ibyo batanga, kandi ntidufite n'umwanya wo kubimenya. Rimwe na rimwe naho abana barahakomerekera. Tugomba rero gukora ibishoboka byose tukamenya ingano y'ibikomere abana bafite. Umwana wacu w'umuhungu yavutse ajya gusa n'abakobwa, umukozi amwambika igitambaro umutwe aramubwira ngo uragakobwa keza. Buri saa 12 akabyuka kucumba, papa ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu? Nkamubwira uri umuhungu, avuga ngo hoya bambwiye ko ndi umukobwa. Byamfashe icumweru cyose gusiba iryo jambo. Ariko na nubu akurunya mbona yiherera, kandi afite imyaka 20, ukabona yiherenya utwenda twa mama we. Ukabona turamunejeje. Yani reka tubihiniraho. Murakoze. Reka twakire undi. Okay, duhere hariya ducashisigaje iminota 10. Murakoze. Mwatubwiye ko hari ukuntu umubyeyi ashobora kurangara ntakurikirana umwana, noneho ugasanga hari ibintu umwana yatoraguye abikuye mu bakozi se cyangwa se no mu bandi bana. Ariko hari ukuntu tuzi ko inshuti z'abana kenshi zibagiraho ubutware. Ukumva umubyeyi hari ukuntu wagerageje kugira ngo umwana wawe mube bugufi ugire n'ibyo umutoza, ariko ugasanga hari ibindi bintu yatoraguye atigeze akura mu muryango aho ngaho. Mbese hari uburyo mwadufasha mukadusobanurira wafasha uwo mwana kugira ngo ibyo bintu bisibangane mu mutwe we, cyangwa ngera atore undi murongo muzima kugira ngo akurikirane uburere bwiza bukwiye, ibyo bintu adakomeje kubigenderaho mu buzima bwe? Urakoze. Reka nguhe umurongo wa Bibiliya aho Yesu yaciye umugani w'umuntu yahinze umurima, hanyuma aragenda yibagirwa gushiraho uburinzi ngo arasinzira. Haza undi muntu amubibira urukungu, bajya kubivumbura ntaco bagihindura. Hanyuma bigera igihe avuga ati mureke bikurane. Ibyo bibaho gusa iyo umubyeyi yarangaye. Umuntu wa mbere agomba kuba inshuti magara n'umwana n'umubyeyi we, muri ya mihindagurikire y'umubiri we n'inshuti n'ibindi byose. Iyo murebana nawe mu maso buri munsi, niyo yakiriye amakuru mabura bimenya, niyo hari ikintu kitagenda mushobora kubiganiraho. Ariko mu by'ukuri twibwije ukuri, ababyeyi turahuze kandi Satani ari kutubibira
urukungu. Hanyuma dushiduka rero ari hamwe uvuga ngo bikurane. Kuri nge rero warakurikiranye uburere bw'umwana kuva mu gusamwa kugera byibuze ku myaka 20, wabuzi nka 85% y'umwana, ku buryo ibyo bibazo acamo mu mihindagurikire y'umubiri n'ibindi waba ufite amakuru hejuru ya 85%. Rero nibwira ko kuba ashobora no kwinjira mu kigari cyangwa se akagira inshuti zimwandu utabizi nabyo n'uburangare. Hanyuma iyo Satani yateye ntacu utakoze bikemuzwa gusenga no kuganira mu bugwaneza. Urakoze. Murakoze. Nje ikibazo mfite ndibaza nimba byarabaye ugashaka nyine muri bwa buryo mwavugaga ngo bw'umuntu uvuga ati pasteur ngiye mbatiriza umuntu ibisigaye nzimenya, ubu ngubu umuntu yakora iki? Yarabatirishije. Murakoze. Icyo gukora kirahari. Ntangira nababwiye ngo birashoboka ko urugo rwaba rwubakiye ku makosa cyangwa rutubatse mutarahuriye mu ngobyi ya Edeni, mutarahuriye mu kubaho kw'Imana, urugo rutarakiriwe muri bya bice bitatu. Ariko iyo tumenye uruhare rwacu tukihana, Imana icungura ibindi byose. Ariko bisaba ko mwembi mumenya nayehe makosa mwakoze, nibiki mwirengagije mwagomba gukora mutakoze, hanyuma mukiyemeza mwembi gukosora urufatiro. Iyo bibaye ari wowe wenyine nabwo uhita ukosora ibikureba, kubera ko akantu ngiye kuvuga ko muhita mukibagirwa. Nubwo umugabo n'umugore ari umwe ariko ubugingo ni bubiri, mwemeranywa nanjye buri bugingo bwose buzibarizwa. Ntabwo ibyaha umugabo yakoze bizakujyana mu muriro, kandi nawe ibyo wakoze ntabwo Imana bimuhanira kiretse hari ukuntu wabimuteye. Ariko Bibiliya avuga ngo kuri musohoye mwe abariko mugenderamo. Niba hari ukuruhishuriwe, gerageza kuguhuza n'ubuzima bwawe, wihana ibyo wagizemo uruhare, hanyuma utegereze impinduka nziza Imana izazana. Mugenzi wawe mvuge nkuko navuze ku babyeyi, musengera ariko atumva, kuko abadamu hari igihe bacikwa bakarega ku Mana abagabo bumva. Urabizi ko yananiye Mana, utamuhinduye ku bana bizatu, ntabwo biba ari byo. Hanyuma gerageza kumwerera imbuto, kuko Paulo yavuze iki? Yavuze ngo umugabo utizera akabana n'umugore yizera, abana ntabwo bazaba bahumanye kuko mama warabasengera. Ikindi uwo mugabo azakizwa n'imbuto umugore yamwereye. Urakoze. Tugiye kwakira uwanyuma. Murakoze. Ikibazo nari ngiye kubaza ni iki uyu mudamu yabajije, reka ngo afite isigaranye kimwe ubwo umwanya wanjye reka nkumuhe. Nasobanukiye nanjye nicyo nashaka kwifuza. Murakoze. Ikibazo nari mfite, nimba warakoze iryo kosa mukabana n'uwo muntu ariko agahora gutoteza, yenda nakubwira ati nzakwica, noneho ukabona uri ariske, sinzi ko navuga, icyo gihe nk'umukristo wakora iki? Urakoze. Aho ngaho rwose tolerance yanjye ni 0. Tolerance yanjye ni 0 ku muntu ukubwiye ko azakwica. Icyambere tukiye kubanza kureba niba twarubahirije inzira Yesu yavuze yo gukemura amakimbirane. Umuntu nagukorera icyaha umusange muri babiri, nibyanga ushaka undi yubaha, nibyanga ushaka uwa gatatu, nibyanga ubibwira itorero. Hanyuma nibikomeza ukabona abantu yananiye umuntu umwe, babiri, batatu, hanyuma yananiye n'itorero, akomeje kukubwira ko azakwica, kuri ngewe wahungisha umubiri. Simvuze gutandukana, ariko wahungisha umubiri, kuko umunsi yabishize mu bikorwa akakwica abazabihomberamwo n'abana. Mwibuke ko mperuka kumva kese yambabaje. Umugabo w'umukozi w'Imana, ariko sinzi aho yinjiriye kuko ntiyarakijwe mu by'ukuri, yashatse kwica umugore we. None yashatse kumwica, abanza gukora igikorwa kibi cyo kumukingirana iminsi 4 mu cyumba, yamukuyeho telefone akingiranye mu cyumba.
kwa kuntu umudamu yarambiwe no kuba mu cyumba, sinzi ukuntu yarebye munsi y'uburiri asangamo umupanga mushasha n'ikiziriko. Ubu tuzavuge ngo agakiza ni ugutega ijosi bagakuraho. Oya, ngiye nahamagara RIB, ni ukuri kose, kandi naba ntakiraniwe, uwo ni ngewe. Kubera ko nakwica abana bazaba imfubyi ubuzima bwose, kuko bazamufunga burundu y'umwihariko. Rero nibwira ko ugomba kuba waraciye mu nzira zemewe z'ubukristo zo gukemura amakimbirane. Ariko iyo bigeze ku rupfu, ngiye numva wahunga gusa bigaca mu nzira nyene yemewe yo guhunga. Ndavuga kujya ku ruhande ukamenyesha umudugudu mutuyemo, ukamenyesha urusengero, ukamenyesha abo yakumvira basi, hanyuma ukamutegereza ko ahura na Yesu. Umunsi azagaragaza ibimenyetso byo kwihana azagaruka mu bane. Murakoze. Hanyuma mbere yuko nsoza rero sinava hano ntakoze iki. Icyo nshaka gukora ni iki: mureke dusengera ingo zacu, kandi mu gusenga ugerageze wihane ibyo wagizemo uruhare, n'ibyo wakoreshejwe n'ubutamenya usaba Imana kwigufasha kugira ngo ubikosore kurutaho. Nanjye nabwiye ko ari amakosa nakoze, ndi kugerageza gukosora kugira ngo nubake umuryango nk'ahantu ho kuruhukira. Muhaguruke dusenge. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, niwe waremye umuryango muri Edeni, kandi utubwira kubakira urugo ku mahame y'ubwami bw'Imana. Twumvisha umugambi w'Imana ku muryango, byaba gusiga, kuba hamwe, kuba umubiri umwe, no gutoza abana. Ndasenze kugira ngo tubabarire aho twarangaye, Satani akatubibira urukungu. Tubabarire aho ibyo tutahaye agaciro, dushoboze kubaho dukora ibyo bifuza ko dukora. Uduhe urubyaro ruzazana impinduka nziza mu isi y'uyu munsi. Uduhe urubyaro ruzabera umugisha umuryango, ruzabera umugisha itorero, ruzabera umugisha igihugu n'amahanga. Ubuntu bw'Imana bube kuri twe, dushoboze kubaka nk'uko wifuza ko twubaka. Turasenze kugira ngo ukemure amakimbirane yo mu ngo. Ababayeho batishimye, ubashoboze Mwami kubaho bafite imitima inezerewe, kuko twubakiye ku rufatiro rw'ubumana. Dushoboze kubabarira, dushoboze gukora ibyo twifuzaho. Amahoro yawe akomeze kubana natwe. Si twe twisengeye gusa, dusengeye ingo nyinshi z'Abanyarwanda kugira ngo zubakwe, ubuntu bw'Imana bwigaragaze. Turambiwe kumva abagabo bica abagore babo, turambiwe no kumva abagore bica abagabo, turambiwe kumva abana biyahura, turambiwe kumva abantu bafata ibyemezo bibi kubera gusenyuka k'umuryango. Reka itorero rihinduke ahantu heza ho kuruhukira, imiryango myinshi duhungireho, kuko twubakiye mu mugambi w'Imana. Mu izina rya Kristo Yesu, amen.